imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Turabasuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunze b'ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Uyu munsi turaganira ku mitangire ya serivisi ndetse n'uburyo abaturage bishimira cyangwa se bakanengwa zimwe muri serivisi bahabwa n'inzego z'ibanze. Twasuye akarere ka Gasabo, kamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali. Ngiye bategure kino kiganiro, ndi Jean Pierre Mazimpaka. Uyu munsi twashatse kureba imitangire ya serivisi ndetse n'uburyo abaturage babona ibibakorerwa. Twasuye by'umwihariko akarere ka Gasabo, kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Reka dutangire tureba zimwe muri serivisi zitangirwa ku rwego rw'akarere. Turatangira tuganira n'umuyobozi w'aka karere ka Gasabo, Rwamurangwa Stephen, adusobanurire serivisi abaturage baka ku rwego rw'akarere. Hari serivisi zijyanye n'imiturire ndetse n'ibyangombwa by'ubutaka, zikaba rero ari serivisi ziganwa n'abantu benshi. Urugero, hari serivisi yo gutanga ibyangombwa byo kubaka, ibyo dufitiye uburenganzira kuko bimwe bitangwa n'umujyi wa Kigali. Ibyo rero One Stop Center y'akarere itanga ni ibyangombwa by'uruhushya rwo kubaka, ibyo bita automatic. Hari ibitanga nanone uburenganzira bwo kuvugurura, hari kuvugurura, hari no gusana. Ibyo gusana twarabidesantralije bitangirwa ku rwego rw'imirenge, ariko byo kuvugurura bitangirwa ku rwego rw'akarere. Ndetse hari na serivisi ihera ku rwego rw'umurenge ikazamuka ikaza mu karere mbere y'uko ijya mu kigo cy'umutungo kamere, gahunda yo gutanga ibyangombwa by'ubukode bw'ubutaka. Rimwe na rimwe babyita ibyangombwa bya burundu. Ibyo rero nibyo bigira abaturage benshi batugana nk'akarere. Dosiye yamara kuzura bikajya mu biro bishinzwe umutungo kamere, hanyuma bagatanga ibyangombwa, ariko dosiye y'ibanze iba yigiwe ku rwego rw'akarere yavuye ku murenge. Izindi serivisi dutanga ni za notariya. Indi serivisi ni ijyanye n'iyo gukemura ibibazo by'amakimbirane ashingiye ku mitungo, ibibazo byo mbonezamubano bitandukanye. Ibyo rero usibye ko tugira umunsi umwe mu cyumweru, umunsi wa gatatu wihariye wo kwakira ibibazo, ibindi byose tubishyira ku ruhande. Inzego zose z'akarere tukajya kwakira ibibazo by'abaturage no kubishakira umuti. Muri izi serivisi zitangwa mu karere ka Gasabo, nyinshi muri zo abaturage barazishima. Aba ni Mukeshimana Aline na Mutabazi Prosper, twabasanze ku biro by'akarere ka Gasabo muri serivisi y'ubutaka n'ibyangombwa byo kubaka. Naje kwaka ibyangombwa byo kubaka, twaje kudepoza hano, hanyuma tujyana abatekinisiye bajya kureba aho dusabira ibyangombwa nabyo, kandi babikora neza. Nyuma yabwo baduha uyu munsi wo kuza kubifata. Serivisi muri One Stop Center yo mu karere ka Gasabo nabonye yihuta cyane, kuko ugereranije igihe natangiye ibyangombwa saba n'igihe babinsubirije, mbonye ari ibintu bitangaje cyane, ko birihuse cyane, nanjye byantangaje. Bampamagaye mbona ko dosiye yarangiye. Mu yindi myaka yashize wenda sinavuga ko hari serivisi naje gusaba muri iyo serivisi, ariko uko numvaga ibintu bigenda, bavugaga ko ibintu bigenda buhoro buhoro bitihuta, ariko muri ibi bihe tugezemo ngiye nkurikije uko nabibonye, n'abandi bantu bose turi kumwe barahamya ko hari impinduka yabaye muri One Stop Center ya Gasabo. Furaha Emerance, umuturage ukora umwuga w'ubudozi mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama mu mudugudu wa Binunga, arashimangira ko hari intambwe yatewe mu mitangire ya serivisi, ndetse akavuga ko iyo akemuriwe ikibazo aba abonye umutekano, akikorera akazi ke kamutunze n'umuryango we. Iyo ni nko kudoda, nkaba nabona nk'ikintu
kimpungabanya gerageza ko iyo nisunze nk'umuyobozi akaba yakinkemurira ubwo akagikemura kikavaho ubwo umutekano mba nkubonye ku kazi kanjye. Urabona nk'ubu kuba ndi kudoda aha ngaha ntabwo nshobora kuburara, ntabwo nabwirirwa. Ubwo urumva ko kugira ngo nanjye menye kano kazi ni kwa kundi bagenda batubwira ngo abagore namwe mwishakira imirimo, mwishakira akazi. Ubwo nyine yatubwiye ngo twishakire akazi, mwishakire imirimo, mwihangira imirimo. Mbega numva biba byiza cyane, abagore bakaba mu bwigunge, nanjye ngamenya ko nshobora gukorera urugo rwanjye rugateramo imbere. Ubwo ibyo byose biranshimisha. Gusa ariko iyo ukomeje gutembera mu karere ka Gasabo usanga hari n'abandi baturage bagaragaza ko hari bimwe bitanoze muri serivisi bahabwa. Urugero ni nko mu buhinzi, aho hari abavuga ko bambuye ibishanga nyamara batazi impamvu yabyo, ndetse no mu buzima aho abaturage bagaragaza ko basabwa kujya kwigurira imiti muri farumasi zo hanze y'amavuriro baba bivurijemo nyamara bafite ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Aba baturage bavuga ko ari serivisi mbi bifuza ko zashakirwa umuti. Serivisi ihari iyo mbona itari nziza ni ya mbere, ngubu igishanga bakitwatse kandi byangobye kuba ngombwa kandi dukihinga. Ibijyanye n'imitangire ya serivisi, ubushize nagiye kwa muganga banyohereza kunyakira barangije n'imiti bari gomba kumpa, banyohereza kugura imiti hanze kandi mfite ubwishingizi bwo nihurizaho. Ntabwo baduha imiti nk'uko bigenewe, umuturengeje 1000 ntibawuguha muri farumasi y'ibitaro, bakohereza kugura hanze. Ikibazo cya mituweli ntabwo bigenda neza. Ikibazo cya mituweli abantu bajya bafite ubwishingizi bararishye kujya kwivuza kikaba ikibazo, ukagerayo wahagera bagakwandika imiti warangiza ngo tanga amafaranga kandi wararishye ufite ubwishingizi, bikagusaba kujya gushaka kugura imiti bushyashya. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bugaragaza ko hari byinshi bigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo abaturage bose banogerwe n'ibibakorerwa. Imwe mu mbogamizi inzego z'ibanze zigaragaza mu mitangire ya serivisi ni ukuba hari abaturage basimbuka inzego bakajyana ibibazo byabo aho bitagombaga kujya. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo aratubwira impamvu zituma hari abaturage basimbuka inzego ndetse n'icyo bari gukora kugira ngo abaturage banogerwe n'ibibakorerwa. Igikunda rero kugaragara nuko abasimbuka inzego nuko baba batanabizi, abandi nuko usanga nyine bumva yuko akarere ahari ariko gashobora kubakemurira ibibazo kandi ziriya nzego arizo zibegereye. Icyo dukora tuganira na ziriya nzego zacu kugira ngo zikangurire abaturage gukoresha ziriya nzego, kuzigana, kandi ubona ko uko tugenda tubakangurira niko ibibazo bizamuka ku karere bigabanyuka. Tubibutse ko tukiri mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage. Tubabwire kandi ko ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kugeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, wahamagara ku murongo utishyurwa ariwo 3520 cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe kuri email info@rgb.rw. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook na Twitter, ujya mu ishakiro ugashakisha Rwanda Governance Board, cyangwa se ku rukuta rwa Facebook rw'iki kiganiro ari rwo imiyoborere ibereye abaturage. Ushobora kandi no gusura urubuga rwa internet rwa RGB ari rwo wa@rgb.raw ukamenya byinshi kuri iki kigo. Turashima imiyoborere myiza. Imwe muri serivisi zikunda kugaragaramo ibibazo byinshi ni serivisi zijyanye n'ubutaka ndetse n'ibyangombwa byo kubaka. Gutanga ibyangombwa by'ubutaka cyangwa se byo kubaka biba bisaba gukoranwa ubushishozi kugira ngo bitazateza amakimbirane. Ibi bifata igihe nk'uko bisobanurwa na Rutazigwa Philippe ushinzwe ishami ry'imiturire mu karere ka Gasabo. Umuntu iyo amaze kutwandikira muri ubu buryo nari mbabwiye ngo online, byibuze mu minsi 7 tugomba kuba twamuhaye notification tumubwira ibyo yabasabwa gukosora. Iyo atanasabwe ibyo byo gukosora tuba twamuhaye icyangombwa. Hari igihe bohereza nta kibazo, ariko hari igihe abateguye imishinga haba harimo yenda nk'ibintu runaka basabwa gukosora n'iki. Muri iyo minsi 7 nanone tugerageza kubagaragariza ibyo bagomba gukosora. Iyo dusanze harimo ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka twongera
tugafata ya dosiye tukayishyikiriza abashinzwe ibyangombwa by'ubutaka ko iyi inite yo ishinzwe gutanga ibi byangombwa byo kubaka, ariko bitabujije ko hari igihe tujya kuyisuzuma tugasanga hari ikigomba gukemurwa n'abariya bashinzwe ibyo byangombwa, iyo ari iryo shami twita land administration. Ibi biratuma umuntu yibaza uburyo umuturage amenya amakuru yose agendanye n'ibyo basabwa kugira ngo abone ibyangombwa n'izindi serivisi aba akeneye ku karere. Rutazigwa Philippe arasobanura bumwe mu buryo bukoreshwa mu kugeza ku baturage amakuru ya ngombwa kuri serivisi baba bakeneye ku karere. Icya mbere cyo ni amatangazo. Amatangazo mubona afasha uwagana akarere wese kubona amakuru atiriwe ajya no kuri reception ngo bamwakire cyangwa se bumve ibibazo afite. Ariko n'ubwo buryo nabwo bukaba buhari, iyo aje akagera kuri reception hari amakuru yihariye akeneye, hari igihe bamwohereza akaza tukamufasha. Ariko ubwo nibwo buryo bw'ibanze dushyira amatangazo tukagaragaza za serivisi. Hari n'igihe tugira na flyers. Aka ni ka flyer gakubiyemo uburyo tugira bwo gutangamo serivisi bwa online, haba hariho urubuga ariko bakanakubwira n'uburyo bworoshye bwo kuba babona ayo makuru. So ibi byose turabikora kugira ngo abaturage bacu babashe kumva neza ibisabwa. Hari n'ubundi buryo dusigaye dukoresha, dutumiza inama zitandukanye z'abayobozi barebwa n'iyi serivisi, kuko no mu mirenge tugira abantu bashinzwe ibyangombwa by'ubutaka na serivisi zijyanye n'ubutaka. Icyo gihe tukagira ibyo twumvikana uburyo bazatambutsa message bakajya no guhugura n'abaturage. Turacyari mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage. Urwego rw'akarere nka rumwe mu nzego z'ibanze rugaragaza ko kugira ngo rukore neza bisaba no gukorana n'izindi nzego za leta. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Stephen Rwamurangwa agaragaza ko ari ngombwa gukora abantu bafite intego ndetse hakagenerwa ku bipimo bya gihanga, ari nabyo ashimira ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB gitegura ubushakashatsi butandukanye ndetse kikanaha inama inzego z'ibanze hagamijwe kunoza imiyoborere ibereye abaturage. Urwego nka ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ariyo RGB aho ruziye hari byinshi byahindutse kandi neza. Icya mbere bidufasha mu kwisuzuma, kuko iyo bakoze ubushakashatsi bakareba imitangire ya serivisi, bakareba ibintu bijyanye n'imiyoborere bitandukanye, batufasha kugira ngo twirebe, twimenye, tumenye abo turi bo mu buryo buri scientifique, bitari iby'amagambo gusa, bitari iki bacukumbuye bakoze ubushakashatsi bwimbitse. Ikindi cya kabiri ni uko hari na tools cyangwa se inama zishingiye ku nyandiko zitandukanye z'imiyoborere myiza ziba zizwe neza, zifasha gusubiza ibibazo abaturage baba bafite no gukora abantu basa n'abakorera ku ntego, atari ugukora gusa mu buryo bw'akajagari cyangwa bwa kimeza. N'amahugurwa RGB ikunda kugenera inzego z'ibanze ikatanga umurongo ku buryo abantu baba bari focused mu byo bakora. Ubona rero ikigo cy'imiyoborere myiza cyarashubije uburyo bwo gukorera ku ntego, ariko n'uburyo bwo kwisuzuma, gusuzuma imikorere, atari imikorere y'ikigo gusa nk'akarere, ariko n'imikoranire ndetse y'akarere n'izindi nzego mu rwego rwo kurangiza neza inshingano. Reka tubashimire inshuti twabanye muri kino kiganiro, aho twari twasuye akarere ka Gasabo tukavuga ku bijyanye n'imitangire ya serivisi. Tubararikire kuzakurikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage kinyura kuri Radio Rwanda buri wa mbere saa 12:15 z'umugoroba kugera saa 12:30. Naho kuri televiziyo y'u Rwanda ni ku cyumweru saa 1:45 z'umugoroba kugera saa 2 z'ijoro. Nge nari Jean Pierre Mazimpaka. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe.
imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. imiyoborere myiza